Reka nongere mbasuhuze kandi nanone nongere mbifurize kugira ibihe byiza mwese mudahwema kudukurikirana umunsi ku munsi hano kuri Bivugwe TV. Ndagushimiye cyane kandi wowe wakoze subscribe, nawe niba utaraduha subscribe wadutera inkunga ukareba aho handitse subscribe ugakoraho ukaza gukora no kukazogera. Ikindi kandi uze kwibuka gukora like kuri iyi video. Iyi nkuru rero muri kubona hano kuri screen yanyu ni inkuru iteye ubwoba, inkuru iteye agahinda gakomeye cyane. Ni nyuma yuko mu mujyi wa Kigali ahazwi nko kuri Yamaha, no muhanda uturuka Nyabugogo uzamuka hagana ku iposita werekeza neza kuri rompuye yo mu mujyi. Aha rero hakaba harabereye impanuka ikomeye cyane, impanuka yatwaye ubuzima bw'umwe mu bantu bari kwambuka muri zebra crossing, hanyuma rero ikaza guhitana umwana w'umukobwa, hanyuma rero ikaza guhitana umwe mu bari kwambuka muri zebra. Umwana w'umukobwa mu by'ukuri usoje kwiga kaminuza akaba yaraje guhita yitaba Imana ku ikubitiro. N'agahinda gakomeye cyane. Impanuka rero yabaye ku munsi w'ejo ahagana ku isaha y'isa 8. Ku mushoferi wari utwaye imodoka yo mu bwoko bwa RAV4 yayitwaye, hanyuma rero aza kurangarira muri fone, bityo rero biza kurangira ageze kuri zebra crossing ahari hari kwambukira abanyamaguru benshi cyane. Hanyuma rero kubera kurangarira muri telefone y'umushoferi ntabwo yaje kumenya ko muri zebra crossing ari kwambukamo abantu, bityo rero ku burangare bwe bwinshi cyane imodoka yaratwaye nibwo yaje kugonga abantu bagera kuri 6. Mu by'ukuri umwe agahita asiga ubuzima, umwana w'umukobwa, mu by'ukuri abandi bagera kuri 6 bagahita bakomereka cyane bikomeye. Nuko rero inzego z'umutekano ndetse na polisi byahise bitabarira hafi, ndetse rero n'abaturage bari hafi aho bahita bihutira gutabara bari bamaze gukomerekera muri iyo mpanuka bikomeye. Ndetse n'uyu mwana w'umukobwa umaze kwitaba Imana ahabwa ubutabazi bwihuse, nubwo byari byamaze kugaragara ko yamaze gushira mu mwuka. 6 rero baze guhita bajyanwa kwa muganga, hanyuma rero bakomeza gukurikiranwa n'abaganga. Mu by'ukuri ambulance nyinshi zahise ziza gutabara kugira ngo babashe kurengera ubuzima bw'abari babashije gukomereka. Umwe mu bamotari bagonzwe n'imodoka ya RAV4 yatanze ubuhamya avuga ko uyu mushoferi yari yarangariye muri telefone, ndetse akaza kuvuga ko kugira ngo nawe aruko kimanuka ari Imana yakinze akaboko. Ko yatangaje ko uyu mushoferi mu by'ukuri yagize uburangare bukomeye cyane, bityo rero bikaza gutuma umwe mu bari kwambuka zebra crossing aza kuhasiga ubuzima. Abaturage bakomeje gutangaza ko iyi nkuru yabaciye umugongo, banakomeza kuvuga ko umushoferi yagize uburangare bunini cyane, nyuma yuko rero bari bamaze guhita bahuruza inzego zishinzwe umutekano mu muhanda, ubwo ni polisi, kugira ngo baze gutabara ndetse no kureba mu by'ukuri ibyari bimaze kuba muri aka kanya. Ni inkuru rero ikomeje kugenda ibabaza ndetse no gushengura imitima y'abantu batari bake, yaba abakoresha imbuga nkoranyambaga ndetse n'abari bazi uyu mwana w'umukobwa mu by'ukuri, dore ko benshi bakomeje gutangaza ko ari bwo yari akimara kwiga kaminuza. Ubwo nyine ndavuga gusoza kaminuza. Birababaje cyane mu by'ukuri. Abaturage rero benshi bakomeje kugenda bagaragaza agahinda gakomeye cyane. Ni nyuma yuko rero iyi mpanuka ikimara kuba, inzego z'umutekano zahise zita muri yombi uyu musore wari utwaye imodoka kugira ngo abashe gukurikiranwa ndetse mu by'ukuri abashe guhanwa nk'uko itegeko ribiteganya. Abakunzi mudahema kudukurikirana umunsi ku munsi, muraza kwihangana cyane kubera ko iyi nkuru iteye agahinda gakomeye cyane. Ni mu gihe mu by'ukuri abanyamaguru bo bari kwambuka habugenewe ndetse no mu nzira bashyiriweho, ariko uyu mushoferi nyine bikaza kurangira we abagonze, kandi abari babonye impanuka bo bakaza gutangaza ko uyu mushoferi yari yarangariye muri telefone. Ni mu gihe abandi bashoferi nabo batangaje ko uyu mushoferi mu by'ukuri babonaga afite umuvuduko udasanzwe, maze nabo bakaza kugerageza gushyira imodoka zabo ku ruhande, niko rero guhita agonga aba banyamaguru. Ndetse umwana w'umukobwa rero kwikubitira akaza no kwasiga ubuzima. Twavuga tuti iruhuko ridashira kuri uyu mwana w'umukobwa waguye muri iyi mpanuka, kandi dukomeze twihanganishe n'umuryango w'uyu mwana w'umukobwa waguye muri iyi mpanuka. Ikindi kandi polisi y'u Rwanda irashishikariza abaturarwanda bose bakoresha imihanda kuyikoresha bigengesera ndetse bakaba maso cyane, kugira ngo bakomeze kwirinda impanuka za hato na hato zikomeza kugenda zibera mu muhanda, bityo zikaza gukomeza gutwara ubuzima bw'abantu benshi. Rero buri muntu wese ukoresha umuhanda, yaba umunyamaguru ndetse n'abashoferi, ni ukuwukoresha neza kugira ngo dukomeze kwirinda impanuka za hato na hato. Polisi nayo yakomeje n'ubundi kwihanganisha uyu muryango mu by'ukuri, ari nako n'ubundi ishishikariza n'abashoferi bose gukoresha umuhanda batanyoye ibisindisha ndetse n'ibindi biyobyabwenge kugira ngo babashe kugerayo amahoro. Natwe rero reka dukomeze kwihanganisha umuryango w'umwana w'umukobwa mu by'ukuri waguye muri iyi mpanuka itunguranye yabaye ku munsi w'ejo agana ku isaha y'isa 8, ari nako dukomeza kumwifuriza iruhuko ridashira. Imana ikomeze kumwakira mu bayo. Nanjye munyemerere mbashimire cyane kandi nkomeze kubifuriza kugira ibihe byiza. Uwiteka akomeza abe mu byanyu. Niba utaributse gukora subscribe, aka kanya naka kugira ngo bashe kuduha subscribe, uze kwibukore no kunzogera kugira ngo ubutaha tujye tubana mu makuru yose azaba agezweho.